Wasireka amagambo ashize. Yaracyashonje reka banza. Ese uri inyuma y'igikona Benjamin muri batari igikona Wasiri ibintu n'ukora biremewe Wasiri ibintu ntabwo bigize icyaha mu ntebe nk'iy'umwami uri murarya ibiryo byiza gutyo inkoko uyu mwenda hari ahantu Wasiri ibyo ntabwo byemewe Wasiri ntabwo ufite ubwoba ntabwo uvugisha twigende Wasiri mutabaye twigende ngo iyo umuntu yararya This boy is enjoying himself mbere na mbere ndimo ndatanga request kuri Rwanda Premier League icyambere ntago turimo turakina umupira w'amaguru nta nubwo turimo turakina n'amakipe y'umupira w'amaguru niba aka kanya tumaze gukina imikino irenga 11 aka kanya ikipe ikaba nta muntu numwe wari wayitsinda nitwe twenyine twihariye akagahigo muri champion ubu nonaha ikipe ya Rayon Sport ntiratsindwa match n'imwe ubu gukina kwa Rayon Sport sinkibifata nka match ahubwo n'ubukwe niyo mpamvu naje ndi kwirira cyo kiryo akamera bana bari kukibona ibiryo muri ko ikiryo turagifite hano zose wazoye Wasiri kurya wenyine kurya wenyine ntabwo ari sawa dutsinze ibitego bibiri kuri kimwe ninde utsinze igitego ni Niyonzima Olivier ninde utsinze cya kabiri Niyonzima Olivier ibyo bitego bibiri ni ibitego bitsinzwe n'umukaseri w'ikipe ya Rayon Sport umukaseri wa Rayon Sport aranganya ibitego n'umwataka waguzwe amafaranga menshi cyane igitangaje kurushaho Niyonzima Olivier ntabwo yateraga penalty ni kufra na corner Niyonzima Olivier yatsindishaga umutwe ntago bisabye ko bamuha penalty kugira ngo atsinde igitego ibi birasobanura ko Niyonzima Olivier ari very costly afite agaciro kurusha abataka b'ikipe iherutse kugura abataka bakomeye cyane bugiye mu marushanwa mpuzamahanga dufitanye match muri weekend ibyo barabikwiba ariko turabizi turangare ubu already ngewe natangiye ibirori byanjye ntabwo ndi kujya ndeba match ntari ndafunga nuzambona ku munsi wo kwa gatandatu nzaba ndi gufunga ugiye kuba wirira aka kanya tuvugana sinongera kujya ndeba match ntari mu ndarya request rero narinje guha Rwanda Premier League niyi ubu turabami bicaye ku mwanya wa mbere ariko kujya dukina jour nimwe kuri imwe tudafite uwo duhanganye nawe this is too much ntabwo muri kubona Ruben Ngabo hafi ahangaha byikubagaho umuyobozi w'ikipe amusabye ko agiye kwandika ibaruwa ntabwo tuzongera gukina Rwanda Premier League tugiye kwiyandikisha muri shampiyona y'igihugu cya Misiri ubu dukeneye weekend kuri weekend aho ikipe ya Rayon Sport igomba kugikina na Pyramid Al Ahly n'izindi kipe zikomeye ubu niba mubonye igitego twinjijwe twe tumaze match 8 tutinjizwe igitego urya muntu utsinze igitego wari wambaye nimero 10 niwe munyeshuri wa mbere nakiri muri How to Score Institute forunganye niwe wamwigishe gutsinda ndamushimiye cyane ko atsinze igitego ariko impamvu twemeye ko kira gitego cinjira mu izamu ngaruriye ibaruwa Sonatibe yazamukaga isaba ko match yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 isubikwa watinye sugutinya ahubwo ndavuze ni uyu munyeshuri wacu reka tumureka atere mu izamu babone ko bishoboka babone ko bishoboka gusa babone ko wateramo izamu rya Rayon Sport bari hari wateramo nta kibazo ariko ikibazo no kwibaza ngo wateramo we bagutereyemo kangahe wasiri ikipe basujuye
maze kubisobanura ibyo ngibyo maze kubisobanura ni impamvu ki ikipe ya Rayon Sport yahisemo ku igitego cyinjira mu izamu. Twari tubizi neza ko iyi match irangira tutejejwe igitego zari ko ari match 9. Byari bisobanuye iki rero? Byari bivuze ko abo duhanganye bashoboraga no gusaba ko umukino usubikwa. Twanze ko umukino usubikwa ibaruwa nayigaruriye Kicukiro Sonatube irimo irazamuka. None wasimba ku ikipe ya APR twaye DVD iyi match. Ikipe ya APR umutoza atwaye DVD iyi match yose. Arayitwaye ni video arayitwaye bati ikipe nayibonye nayize neza. Murabigenza gute murahindura iki? Ikintu ndi kuvuga ni kimwe. Uyu wa gatandatu ntangiye iminsi yo gutegura iyi match nziza cyane ikipe ya Rayon Sport igomba gukina muri Stade Amahoro. Ubutumwa bwa mbere mbaha ku kigero cya 80% stade yuzuye. Nari narabibabwiye ko ku munsi wo kuwa kane tuzatangaza sort out ya Stade Amahoro. Iyi ngiyi ni experience nshya abantu batigeze babona muri Stade Amahoro. Mwigeze mubona Stade Amahoro aho hagiye kuberamo match mbere h'iminsi 2 Stade Amahoro ikuzura? Uyabera byo biteye. Ntabwo byadusabye kujya kuzana abantu ngo runaka ngo bazanye ngo uyu ukora ibi ngo ugiye kuzana ibi. Oya, twebwe abareyo iminota 90. twebwe abareyo dufite ubushobozi bwo kuza Stade Amahoro kuko ni twebwe yubakiwe. Twebwe abareyo ni nayo mpamvu ntanze welcome ku bakunzi b'umupira w'amaguru bose. Uyu wa gatandatu mugiye kubona iby'amaso yanyu atigeze abona. Niyo mpamvu rero mbasezeyeho ariko dutangira urugendo rwo gutegura dere. Muraza kumbona inshuro nyinshi. Mumfashije rero mwareka nkatamira kugira ngo ubuzima bugende.